Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 12. Ubwami bwa Isirayeli bwigabanyamo kabiri. Bukeye Rehobowamu ajya i Shekemu, kuko ariho Abisirayeli bose bari bagiye kumwimikira. Icyo gihe Yerobowamu mwene Nebati yari akiri muri Egiputa, aho yari yarahungiye umwami Salomo agaturayo. Baramutumira. Nuko Yerobowamu araza, azana n'ab'iteraniro rya Isirayeli bose, babwira Rehobowamu bati: "So yadukoresheje uburetwa butubabaza, none utworohereze iyo mihakire ya so yatubabazaga n'uburetwa bukomeye yadukoresheje, natwe tuzagukorera." Arabasubiza ati: "Nimugende mumare iminsi 3, muzaze munyitabe." Nuko abantu baragenda. Maze umwami Rehobowamu aherako agisha inama abasaza bahakwaga na se Salomo akiriho, arababaza ati: "Murangira nama ki uko nsubiza abo bantu?" Baramusubiza bati: "Niwemera kwigira umugaragu w'aba bantu uyu munsi, ukajya ubakorera ukabasubiza amagambo meza, nabo bazakubera abagaragu iteka ryose. Ariko yanga inama agiriwe n'abo basaza, ahubwo ajya inama n'abasore babyirukanye nawe bamuhatsweho." Arababaza ati: "Murangira inama ki turi busubize abo bantu bambwiye ngo nimborohereze uburetwa data yabakoreshaga?" Nuko abasore babyirukanye nawe baramusubiza bati: "Uzabwire abo bantu bakubwiye ngo so yabakoresheje uburetwa bukomeye, ariko ngo wehoho ububorohereze, ubasubize utyo uti: agahera kanjye kazaruta ubunini ikiyunguyungu cya data. Ariko nubwo data yabakoreshaga uburetwa bukomeye, jyewe nzabarushirizaho. Data yabakubitishaga ikiboko, ariko jyeweho nzabakubitisha sikoropiyo." Ku munsi wa 3 Yerobowamu n'abantu bose basanga umwami Rehobowamu nk'uko yabategetse ati: "Muzaze munyitabe ku munsi wa 3." Umwami abasubizanya inabi nyinshi, yanze inama yagiriwe n'abo basaza. Abasubiza akurikije inama y'abasore ati: "Data yabakoresheje uburetwa bukomeye, ariko jyewe nzabarushirizaho. Data yabakubitishaga ibiboko, jyewe nzabakubitisha sikoropiyo." Nuko umwami ntiyumvira abantu, kuko byaturutse ku Uwiteka, kugira ngo asohoze ijambo yari yarabwiye Yerobowamu mwene Nebati abivugiye muri Ahiya w'Ishilo. Maze Abisirayeli bose babonye yuko umwami yanze kubumvira, basubiza umwami bati: "Duhuriye he na Dawidi? Kandi rero nta no kuragwa dufite kuri mwene Yesayi. Nimusubire mu mahema yanyu, yemwe Bisirayeli. None Dawidi urimenyera ibyawe n'umuryango wawe." Nuko Abisirayeli basubira mu ngo zabo, ariko Abisirayeli baturaga mu midugudu y'u Buyuda bo bategekwaga na Rehobowamu. Bukeye umwami Rehobowamu yoherezayo Adoramu wakoreshaga ikoro, Abisirayeli bose bamutera amabuye arapfa. Umwami Rehobowamu abyumvise, arahuta yurira ajya mu igare rye ngo ahungire i Yerusalemu. Uko niko Abisirayeli bagandiye inzu ya Dawidi na bugingo n'ubu. Bukeye Abisirayeli bumvise ko Yerobowamu yahungutse, baramutumira ngo aze mu iteraniro. Nuko baramwimika aba umwami w'Abisirayeli bose, ntihagira ukurikira inzu ya Dawidi keretse umuryango wa Yuda wonyine. Ariko Rehobowamu ageze i Yerusalemu, ateranya umuryango wa Yuda wose n'ab'umuryango wa Benyamini, ayitoranyamo abagabo batoranyijwe b'abarwanyi 108,000 zo kurwanya inzu ya Isirayeli, ngo bagarurire Rehobowamu mwene Salomo ubwami. Maze ijambo ry'Imana riza kuri Shemaya umuntu w'Imana riti: "Bwira Rehobowamu mwene Salomo umwami w'Abayuda n'umuryango wa Yuda wose n'uwa Benyamini n'abandi bantu bose uti: Uwiteka avuze ngo: ntimuzatabare kandi ntimuzarwanye bene wanyu Abisirayeli. Musubireyo umuntu wese ajya iwe, kuko ibyo ari bye byaturutseho." Nuko bumvira ijambo ry'Uwiteka, baritahira nk'uko Uwiteka yavuze. Nuko Yerobowamu yubaka i Shekemu mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu, aturayo. Bukeye arahimuka yubaka i Penuweli. Maze Yerobowamu aribwira ati: "Noneho ubwami buzasubira ku nzu ya Dawidi. Aba bantu nibazamuka bakajya bajya i Yerusalemu gutambira mu nzu y'Uwiteka, imitima yabo izagarukira shebuja Rehobowamu umwami w'Abayuda, maze banyice bisubirire kuri Rehobowamu umwami w'Abayuda." Umwami aherako yigira inama, arema ibishushanyo by'inyana 2 mu izahabu, abwira abantu ati: "Byabarushya kujya muzamuka i Yerusalemu. Wa bwoko bwa Isirayeli we, ngizi imana zawe zagukuye mu gihugu cya Egiputa." Maze kimwe agishyira i Beteli, ikindi agishyira i Dani. Nuko ibyo bishushanyo biba ikigusha, kuko abantu bajyaga baza kubiramya, ndetse bakagera no ku Kidani. Kandi yubaka n'ingoro ku tununga, atoranya mu bantu bandi bose batari Abalewi, abagira abatambyi. Yerobowamu ategeka ko haba ibirori by'iminsi mikuru mu kwezi kwa 8 ku munsi wa 15, ngo bise n'iby'i Buyuda. Nuko arazamuka ajya ku gicaniro. Ni Beteli yabigenzaga atyo, atambirira izo nyana yaremye. I Beteli ahashyira abatambyi, baba mu ngoro yubatse.
nuko ku munsi wa 15 w'ukwezi kwa munani, ariko kwezi yatoranije ubwe, arazamuka ajya ku gicaniro yari yaremye i Beteli, aharemera ibirori by'Abisirayeli, ajya ku gicaniro ahosereza imibavu.